Art Rwanda ubuhanzi yagarutse mu cyiciro cya kane. Waba uri umuhanzi wifuza kwagura impano ukaba uri hagati y'imyaka 18 na 30? Aya mahirwe ntagucike. Art Rwanda ubuhanzi yagarutse ku nshuro yayo ya kane mu irushanwa rizibanda ku guteza imbere abanyempano bafite ibihangano bishingiye ku murage nyarwanda cyangwa biteza imbere umuco nyarwanda. Abazitabira irushanwa baziyandikisha mu byiciro bitanu birimo gutunganya filime cyangwa inkuru zishushanyije, imideri, kwandika ibitabo, umuziki, ubugeni n'ubukorikori. Kwiyandikisha bizatangira ku ya 14 Kanama 2026 birangire ku ya 14 Nzeri 2026. Abanyempano 50 ba mbere ni ukuvuga 10 muri buri cyiciro ku rwego rw'igihugu bazahabwa amahugurwa bubakira ubushobozi akanabafasha kwagura impano zabo. Nyuma yo kwiyereka akanama nkemurampaka, abanyempano 3 ba mbere bazahiga abandi muri buri cyiciro bazahabwa ibihembo birimo amafaranga. Abifuza kwitabira irushanwa baziyandikisha banyuze ku rubuga rwa wa@artrwanda.rw, bahitemo icyiciro bifuza buzuze n'ibindi bisabwa. Rubyiruko banyempano, aya mahirwe ntabacike, maze umuco wacu dusangiye ukomeze uturange. Amakuru yose ajyanye na Art Rwanda ubuhanzi icyiciro cya kane muzakomeza kuyakurikira ku mbuga nkoranyambaga za Art Rwanda ubuhanzi.